Ashimwe cyane bakunze bamumuriza TV. Yesu nahimbazwe. Nikaze nanone kuri wa mwanya wacu wo kubwirana iby'urutse umutima, wo guhumurizanya, wo kubwira mugenzi wawe ngo humura, komera, mu byo umunyuramo byose Uwiteka ari kumwe nawe. Ntabwo Imana yacu izigera idutererana cyangwa idusige, nubwo uca mu miraba myinshi, mu miyaga myinshi, kugira ngo ubwire ngo haracyari ibyiringiro. Dufite ijambo turimo tugenderaho ry'ibyiringiro bitubwira ngo niduhumure, haracyari ibyiringiro, naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Ngiyo cyumvise amazi. Dufite rero umwami wacu ari we Yesu Kristo, niwe utuvubira imvura, niwe udufasha muri urwo rugendo kugira ngo twongere dushibuke. Yesu nashimwe cyane. Turi mu bihe bitoroshye, mu bihe byo kwibuka abacu bajize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ndabizi imitima ya benshi irimo kwibuka, imitima ya benshi yongeye yatekereje ibyabaye icyo gihe. Isi yose irabizi, ntabwo ari inkuru mbarirano, buri muntu wese arabizi amateka yabaye. Rero imitima ya benshi irakomeretse, irababaye, irimo kwibuka. Ariko ndagira ngo mubwire ngo humura, haracyari ibyiringiro. Buri wese ahaherereye, aho urimo kwibukira, aho uri, waba uri wenyine, waba uri kumwe n'abagufasha mu mugongo, nje kubwira ngo humura, haracyari ibyiringiro. Uko igiti cyumvise amazi kirongera kigashibuka, kirongera kikamera, kirongera kikaguka, kikagira amashami menshi cyane. Ndabifuriza kugira amashami, ndabifuriza kongera kumera. Nimwemerere Imana yongere ibasukiraho amazi, mumere mwaguke, kuko umwanzi cyaba yifuza no kwica, kwiba no kurimbura. Ariko ibyo byose yaragerageje, ariko ntabwo yakurimbura kuko ntabwo ufite ububasha. Icyatumye usigara no kugira ngo uzongere waguke, amashami yawe agwire. Rero turi mu gihe cyo guhumurizanya, mu gihe cyo kubwirana iby'urutse umutima. Nje kubwira ngo humura, hari ibyiringiro yuko umwami wawe Yesu naza muri wowe arongera ameze bya bindi wumvaga ko byarangiye, hahandi wumvaga nta byiringiro ufite. Nje kubwira ngo haracyari ibyiringiro. Emerera umwami wawe gusa ayobora ubuzima bwawe, nta kindi. Nta mwana w'umuntu waguhumuriza ngo bikunde, nta mwana w'umuntu wakubwira wakomora icyo gikomere kiri ku mutima, nta mwana w'umuntu wabikora. Turabwirana nimukomere, nimwihangane, tugafatanya, tukagendana mu rugendo twihanganishanya. Ariko uvura igikomere nyakukivura ni Imana yo mu ijuru, Imana y'u Rwanda, Imana y'amahoro, Imana igira neza. Yomora imitima yanyu, yongere ibanezeze, mubyare mwororoke, mwongere mugire umunezero mu mitima yanyu. Nimwakire ihumure. Muri akanya tugiye kuganira n'umukozi w'Imana Rugero Inyange Consolata, muramumenyereye, musanzwe mumukurikira online. Aje kutuganirira, yahuye n'ibikomeretsa byinshi, yahuye n'intambara nyinshi zitandukanye mu rugendo. Tugenda duhura n'ibitandukanye byinshi cyane bituvuguruza, bitunaniza, bitubuza urugendo. Ariko iyo wamenye Kristo, urongera ukemera akagusukira y'amazi, hanyuma ukongera ugashibuka. Turi mu gihe cyo gushibuka, turi mu gihe cyo kwaguka. Reka twakire umukozi w'Imana Konsole, hanyuma tubwire ukuntu Imana yamusukiriye akongera agashibuka, akongera akabaho, akikunda, akaba ari muzima, akaba agihumeka. Hari igihe kigera ukumva nta byiringiro, ukumva ese mbereye iki. Hakonje kubwira ngo humura, haracyari ibyiringiro, umwami wawe aragukunda. Yesu nashimwe cyane. Rugero Inyange afite igitabo yanditse bitewe n'amateka yaciyemo, kivuga ngo nkunzwe ibyiteka, akunzwe ibyiteka. Nje kubwira ngo nawe urakunzwe ibyiteka. Humura, mu byo unyuramo byose urakunzwe, ntabwo Imana yagutereranye, urakunzwe. Rero inomero zo muraza kuzibona, hanyuma muzamuhamagare abaheza ibyo bitabo. Nawe wumva ufite ihumure mu mutima wawe, kuko urakunzwe, Imana biragukunze kandi izahora ikuzirikana mu byo unyuramo byose. Nimwakire ihumure, mukomere, mwongere mushibuke, mwemerere Imana yongere basukire, hanyuma dushibuke, twongere tubyare, twororoke. Umwami wacu ahabwa icyubahiro none n'iteka ryose. Ndabashimira iteka ubudasiba kudukurikira no kumva amagambo y'ihumure aturuka kuri Mpumuriza TV. Shalom shalom. Navuga 15 nyuma yenda nibwo mbere kujya mu zabukuru, nibwo nakoze mu cyiciro cy'ubuzima. Ariko imyaka 15 nayikoze nkorana n'abagore n'imiryango. Urumva rero bwari uburyo bwiza, nabwo navuze nti Mana burya wanteguriraga ibi bintu. Urumva rero
naranezerwe cyane, none ngiye nshima Imana yanyuje muri bwa buzima kugira ngo ushobore guhumuriza ba bagore batabyaye, cyane cyane abagore, abagabo ntabwo baza ngo baze barira aho ngaho cyangwa ariko navuga ko mu by'ukuri uretse n'ufite 70, reka tuvuge no guhera 70, nibwira ko aba mu by'ukuri yarabyakiriye, niko navuga aba yariyakiriye, ntabwo abaki kuko 70 ntabwo umuntu aba akibyaye, cyari nka Sara, abantu bose basara uwo 70 rero nta nicyo, ntabwo aba akibitegereje, ahubwo navuga ba bandi hubwo bafite 30 n'ingahe 40 se ashaka ko afite na hasi ya 30 amaze 5 utarabyara, ngeze nawe 70 rwose aba afite uko ahagaze, abashobora kuba afite ibikomere, byensera afite ibikomere nyine yarabisazanye, ariko namubwira nti rero sanga Yesu akuruhure. Ubwo rero mu by'ukuri iyo sanze Yesu by'ukuri imyaka ufite yose, waba umaze umwaka utarabona umwana, waba umaze imyaka 10, waba umaze 20, waba umaze nk'uwagize 70 atarabyara, nibwira ko Yesu aruhukira imitwaro yose, arivugiye ati mwese abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Yohana Matayo 11:28, mwese abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Araruhura rero, nuko utarabyara bikuruhura, nuko uba utarabona umugabo arabikuruhura. Donc icyangwa nuko ntabwo sinzi niba dushobora kuba tutamwakira neza. Donc niba hariya muri Yeremiya 10:29 bavuga ngo nzi imigambi myiza mbafitiye, ntabwo ari imivumo, ntabwo ari ibintu bibi, mbafitiye umugambi mwiza. Nibwira ko dukwiye kwizera 100% uti ibi niba nta ruhare nabigizemo, niba nta kosa yenda gukintu kizo kwera nakoze ikosa irinira, niba ritwaye n'ababo abahungu bakavuga turi mukobwa gukwana kanindaya, abahungu ntibaze, birumvikana nyine ufite mu ruhare. Ariko niba wumva witwara uko ugomba kwitwara bikamera uko nguko bibaye, menya ngo Imana izi impamvu iragira ngo uzagukoreshe mu buryo runaka. Nge niko negeze rwose basobanukirwa mu myaka 15 amaze nkorana n'imiryango n'abagore, igico cy'abagore n'ikimiryango, numva nagize amahirwe yarahagije. Hari igihe nateranyaga abagore hano mu gihugu, hari iyo nateranyaga abagore batabyaye mu gihugu cyose, tugaterana tukagirana inama, tukaganira, twisanzura, bakanyisanzura, bakambwira byose ko cyane bayo babwirwa ko bifuza no kwiyahura, ko bataranavutse wabafasha gute nabo biri mu bintu bitera abantu ndetse uzirinde bavuga depression, ugasanga byaramuretse. uko nabafashaga nyine narabwiraga nti intambwe ya mbere banza wakirese umutima wawe by'ukuri, wumve ko agukunda. Hari igihe umuntu abona ageze mu bibazo akagira ngo Imana yaramutaye. Niba uri muri Yesu neza gumamo, kuko nta kintu cyaza ngo udashaka kwikorera. Ariko ikibazo tureba ngo abantu barambona bate, ngo abantu baranseka, ngo baramvuga. Iyo bakuze se bitwaye iki? Iyo bakuze se bitwaye iki? Ntabwo hari akantu rwose nigeze gutekereza numva karamfashije. Niba uyu muntu ari mu ndege, tugene uri hari ahantu nasubye muri iyi minsi nayo nsanzwe mpaza, ariko harongeye haramfasha cyane. Efeso 2:6 ngo twicaranye na Yesu ahantu ho mu ijuru. Niba uri mu ijuru hejuru hariya, hasi bakavuga birakugeraho koko. Urumva ikibazo ntabwo bikugeraho. Baravuga ariko ntabwo bikugeraho. Ntabwo uri kwicaranye na Yesu ahantu ho mu ijuru ngo abantu baramvuga. Iyo bakuvuze se iyo bakuvuze n'ubwo ngo nta hantu uri akaguru kamwe kandi kari hari, ariko genda wemye. Niba uri umwana w'Imana by'ukuri, izina ryawe ryanditswe mu ijuru, imisatsi yawe yose irabaze, ntabwo Imana yewe n'imisatsi ibaze, ntiyewe ko washatse ubwo nta mwana urabyara, kandi nta kigeragezo cyakubaho udashobora kwihanganira, ntibishoboka. Icyo cyo rwose mpagaze hano ku maguru yombi, cyangwa rwose ndicaye pe, ariko mvuga neza ko nta kigeragezo cyanzaho Imana itabanje kugipima ngo one ko nakihanganira. Ubwo rero nukuvuga mu by'ukuri ikibazo ni wowe ufite ikibazo. Umuntu n'uvuga ngo siniyakira, ngo baramvuga, ngo baranseka, ngo bagera gute, hari ikibazo wowe nawe hari ahantu utaragera. Jya muri Yesu neza ukumenya maze urebe. Abadukurikiye ngira ngo
dusangize ubu butumwa bagenzi bacu bari guca muri ibi bihe ushaka kuba njye ntamuzi ariko muzi hari ijambo akoresheje avuga ngo niba uri muri Yesu neza bivuze ngo umuntu ashobora no kuba muri Yesu ariko atarimo neza none reka tubisimbukire ndumva gifite amatsiko yo kumenya kumva ibintu bikomoka ku Mana kuko birafasha imitima abantu benshi tumaze kuvuga ku rwego rw'umuryango wubatse ufite urugo ariko utarabona urubyaro reka tugaruke kuri ba bashiki bacu tuvuge wenda ku bakobwa bashiki bacu bagize imyaka 25 bagize imyaka 30 cyangwa se 35 no kuzamuka batarabona n'umuntu babaza izina kandi wenda yagiye muri za ngeso mbi z'ubusambanyi nta bintu bibi bindi yagiyemo yagirirwa n'uruhugura n'abantu b'Imana bakamubwira ko wenda ni karande aramuzinze ariho umuvumo hari abo tuzi benshi bagiye batuma n'ibitaho zana igitambo iki n'iki kugira ngo ushaka ko bifunguke zana ibindi binini kugira ngo Imana iguhe umugisha umuntu udafite umugabo nta mugisha bafite abo ari Imana kuremeye aba bakobwa bari kuri iyo pressure bari kubaho ubu buzima bavuga uti ndahungiraho abantu kuko hari uwo twaganiriye warambwira uti nge nahisemo no gukura ifoto yanjye kuri profile ntabwo ushaka kubona ifoto yanjye kuri Instagram kuri Facebook kuri WhatsApp ntabwo ngishaka umuntu abona ifoto yanjye urumva yageze ku rwego nawe ubwe yakira bya bintu bamuvugaho cyangwa ntiyabyakiriye yabyakiriye cyangwa ntiyabyakiriye justement abigira ibye nawe ko yemezanya nabyo okay yemezanyije n'iby'abantu ko afite umuvumo ko bamuze ntakwiye ari guca umuryango uyu mukobwa utarashaka namubwira kimwe n'aya magambo nabwira uriya mugore utarabyara kandi ategereje muri Yesu iyo ugiye muri Yesu harimo imigisha yose ndagira ngo mu by'ukuri hari igihe birandenga kandi koko simbyumva kuko umuntu hari amatsinda bari ku isi hari abantu batarahura na Yesu bagowe bihebye yaba afite umugore n'abana yaba afite umugabo n'abana yaba afite akazi keza n'imodoka nziza ariko niba atarahura na Yesu abarindushye cyo cyo rwose abarindushye pe kuko Satani amanukiye isi ashobora kuba afite umugore mwiza n'abana beza n'amafaranga n'imodoka nziza n'inzu nziza ariko ugasanga umugore aramusuzugura se cyangwa hari ibintu nta mahoro ahari rwose ijambo rivuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni kuiteka avuga ariko none wa wundi wahuye na Yesu uko byamera kose sigaye mpagarara nemye nkavuga rwose ngo nta kintu na kimwe nzemera kiza ngo kinkungabanye ntabwo bishoboka ntacyo nzemera ntabwo bishoboka kubera ko Yesu azahora ahari kandi iteka aba antegeye amaboko arindiriye ko namusanga n'ibyanjye byose ubwo se koko nta ucima ngo genda aduteranye avuge ngo ngo urabize ko konsorata rero oya ntabwo nta narimwe bishoboka ubwo si ikintu koko imisatsi yanjye yose irazikendera gukunda cyane izina ryanjye ryanditswe mu ijuru baranze ubu koko ikintu cyaza kitaragira kundi ubu se kikankungwanya n'igiki ariko ikibazo nyine ntabwo tubizi tumeze nk'abatabizi turahungabana hari umuntu hari agatekerezo bavuga ko bajya bavuga umuntu ngo wamuhera ifite yari yikoreye umufuka we uremereye kamyoneti irahagarara bamushyiramo arakomeza agenda agugurana na wa mufuka agenda agira gutya ari muri lift baza bati se wowe bahagaze kuki twikoreye ngo ati mwangire neza none rwose niba umufuka mwubahe bati cyo baba we barumva bati gaho rambika hari kandi n'ubundi akiwikoreye iyo kamyoneti yari wikoreye urumva rero natwe tuza muri Yesu tugakomeza twagira gute twikora imitwaro yacu ariko nyamara umutwaro yifate uyimuhe utekane usigara ureba abantu reka mbabwira iyo umuntu mbona tuvuge nk'urugero umuntu niba aje agahangana nanjye icyo gihe nubwo ubundi tugomba kubaha abantu sibyo umuntu hendara tuvuge uri nko ku kazi umuntu ashaka kukwirukanisha ne kubyishyira baraguha rwose arimo gushaka kurikwanisha aragenda guteranya na boss agira ati icyo gihe ndatekereza Imana uriya muntu ni nk'agashishi imbere y'Imana nanjye ndagashishi ariko se agashishi ko gafite ubushobozi bwo kugenda kagahindura imbere y'Imana agashishi n'ikiza ntabwo Imana niba ufite aho ukora
niba Imana yara ari aho igihe kikwe kizi izakwimura kujyana ahandi ndahiza kurenzaho, ariko nta mwana w'umuntu yaza ngo abantu baramvuga iki ngo no, nta bushobozi bamfiteho. Ubuzima bwanjye namuhaye Yesu, narabyumva, nta mpamvu rero nahangayika. Donc niba uri umukobwa ukuze ufite imyaka 70 ingahe nta mugabo urabona, Yesu aragufite, arakuragira, arakwitaho, uri hariya muri za 23 witekaniwe mwungeri wanjye ntacyo nzabura, andyamisha rwanya cyo naho nanyura mu gikombe cy'icucu cy'urupfu. Reka tuwe ngo tugeranye rwose nko gupfa, barakugize 70 ingahe, bari umuntu bose barashatse, ariko si uhagaze he? Uri muri Yesu cyangwa nturi muri Yesu? Ni ryo banga ry'ubuzima rwose. Ibindi byose abantu nta mwana n'umwe uzaguha umunezero, ntibishoboka. Nta mwana n'umwe ushaka guha umunezero, ntabwo ushoboka. Umunezero ni wowe wifasha muri Yesu, niwe mahoro yacu. Amina. Hari ijambo nkunda cyane riri muri Yohana 14:27 havuga ko aduha amahoro ahebuje rwose ayo umuntu yavuga. Ni ahantu Eric wahasoma Yohana 14:27 ni ahantu rwose Yohana 20 wahabonye ngo wasoma. Basigiye amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye cyane. Amahoro ye isi itanga rero ni babandi nyine bya bindi nyine bigaragara, abana, umugabo, inzu, byiza cyane pe. Abana ni beza cyane, kugira abana ni beza cyane. Iyo mbonye rwose umuntu yapye numva nezerewe cyane pe, nkanezerwa nkumva uko nshoboye najya no kumuhemba. Ni byiza cyane kubyara abana, ariko twese ntabwo turizanimirwa. Abantu barashingiye barabyaye, hari abatwebwe tutabyaye, hari n'abatarashatse abagabo, ariko rero uri muri Yesu afite ukuntu agukoresha. None se nk'umuntu avutse ari impumyi, hari umudamu witwa za ndirimbo zo mu gitabo, umudamu witwaga Fanny Crosby, yari umunyamerikakazi, yavutse areba, aza kurwara amaso, afite ibyumweru 3 bamushyiramo imiti, aba impumyi burundu, ntigeze areba. None haza gushaka ngo impumyi nawe arapfa, n'umwana yabyaye arapfa, asigara umukene aho ngaho muri Amerika, nta babandi bene baba bahari. None amaze kucyo woro himbaza Imana. Ndere rwose Imana wa ntacyo wigeze ubona, umugabo ushatse arapfa, umwana arapfa, usigaye wenyine. Ati baba we, ati mwe mureba ibonetse byose, nge ndeba Yesu mu maso. Ati nzabona Yesu mu maso, ndi mwitwa nzabona Yesu mu maso. Umuntu kubirebekana yari kwiye kuba oraganyaganyaganye, ariko yari yahuye na Yesu by'ukuri. Niba ari ufite imyaka, niba ufite 40, niba ari 50, niba ari sinzi imyaka umaze, nta mwana ufite yenda, ariko niba jya muri Yesu neza, uzasigara ubona ibyo abantu bakuvuga ubikube na zero, usigara ucungana n'izamu ryawe gusa, ya mahoro ahebuje yose y'abantu bavuga Imana yawe. Numva aricyo nakuvuze. Twenda kugana ku musozo, ngira ngo tugire ijambo dusoma ryo muri Bibiliya kugira ngo tuzikumva cyane n'umuhamya. Igihe kimwe Yesu yigeze kwigisha abigishwa be ababwira ku bijyanye no gusenga muri Matayo 19:10. Noneho abigishwa baramubwira ati, iby'umugore niba bigenda bityo noneho kurongora si byiza. Nawe arababwira ati, abantu bose ntibabasha kwemera iryo jambo keretse ababihawe. Niyo mpamvu usomye iri jambo, hari ibintu mu buzima bwacu dushobora kutemera kuko twe twabihawe, ariko iyo umaze kumenya ibintu impamvu bikubaho, ukanasobanukirwa impamvu byemewe, ntekereza ko ari imwe mu nzira ituma umuntu agira amahoro. Amina. Urumva ko wagize amahoro kuko wari uzi ko icyo ntiwagihawe. Ikindi kibazo gihari ni iki ngiki, amadini nta na rimwe ndibuze kuvuga, ariko amadini turimo dominasiyo ziriho muri kino gihe, abenshi usanga abantu tubakurura ngo baze mu madini cyangwa mu myemerere yacu tutagamije ngo bamenye Yesu kurushaho, ahubwo tugamije ngo babone bya bindi sitanga. Niyo mpamvu usanga ejo bavuga uti, ngwino twebwe tugusengeye, uri umukene urakira, ngwino niba warabuze urushako urarubona, ngwino niba waravumurwa karandi tuveho ugenda ubone viza ugenda amahanga. Bene ubwo butumwa nibwo burimo kudomina muri iyi minsi, kuko ababivuga bafite audience y'abantu benshi babumva. None ugasanga wa muntu kagatama k'Imana, wa muntu utazi ikintu na gitoya, yibwiye ko ubwo ari bwo butumwa bukuru. Ariko wowe Imana yagize igihe cyo kuganira nawe, ku myaka yawe urabatizwa, umaze kubatizwa ubatizwa mu Mwuka Wera, wumva kubaho kw'Imana mu buzima bwawe, hanyuma uhamagara ku buzima bwawe.
abenshi rero mu buryo bwiza bwatuma tubasha kunesha ibi bintu byose bitubaho ni igihe tuzaba twamaze kumenya guhamagarwa kwacu muri Kristo Yesu. Amina. Kuko iyo umenya icyo wahamagariwe byanga bikunda uragishobora. Amina. Hano Yesu yavuze ikintu gikomeye kuri 11 ngo nawe arabasubiza ati abantu bose ntibabasha kwemera iryo jambo keretse ababihawe. 12 kuko hariho ibiremba byavutse bityo mu nda za ba nyina. Abo ni bamwe mu bantu badafite kubyara kubera wenda ubumuga. Yesu yarabivuze ngo hariho n'inkone zikonwa n'abantu, hariho n'inkone zikona ubwazo kubw'ubwami bwo mu ijuru. Ubasha kubyemera abyemera. Amina. Iri ni ijambo ry'Imana cyane. Iri ni ijambo ry'Imana. Ndagira ngo abadukurikiye muze kubyumva. Ntabwo iki ngiki ari ubuyobe nk'uko abantu babitekereza. Si n'umuvumo, si n'akarande, si n'ibyaha. Nkunda ijambo Yesu yasubije bamaze kuvuga ngo uyu mwana niyo wakoze icyaha cyane ababyeyi. Yesu aravuga ngo hoya nta cyaha cyabiteye, n'ababyeyi nta ruhare babigize, ahubwo twari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Amina. Kwerekana ko imirimo y'Imana muri twe rero ntekereza ko ari ukumvira umugambi w'Imana, ari ukumvira ubushake bw'Imana. Hari inkone zavutse zakonwe n'abantu, hari abavutse ari ibiremba, ariko hari n'abandi bo babihawe. Baravuga uti nge sinzashaka, sinzabyara. Ngira ngo tugira ngo uraza no kuduha ku buhamya gato se nta wundi muntu waba uzi waba ufite umuhamagaro wawe, kuko abantu bibuka ba Paul ba kera n'abandi bantu ba kera, ariko ntitumenye ko no muri bihe wenda bishobora kuba hari abandi bantu bafite umuhamagaro. Hari abantu benshi batari mu miryango ariko Imana yarabyemeye, batabyaye ariko Imana yarabyemeye, kuko ngesha kutabyara n'umwe ariko abandi 10 bakabyara. Hari n'abandi babyaye ariko batigeze bagirirwa ubuntu bwo kurera. Imana irarera kuza, kuko ubu nta muntu Imana irera. Ababyeyi bakunda kwita abana babo ngo harera Imana. Rero tugera ahangaha uri buze kutuganiza se nta wundi muntu mwarahuye muri ubu buzima. Hari n'ijambo rimwe ngira ngo nsome tubihuze ujye wahatubwira mu Bakore nto ba mbere 7:3-2 haravuga ngo kandi ndashaka ko mutiganyira ingaragu yiganyire iby'umwami wacu uko yamunezeza. Nshatse kubwira abantu bari kwiganyira, nge sindashaka, nge wenda Imana yanyimye umugisha, nge wenda Imana yanyimye urubyaro. Oya, wowe udukurikiye, iki si igihe cyo kwiganyira ibyo kwinezeza, ni igihe cyo kwiganyira uburyo twanezeza umwami wacu. 3:3 ariko uwarongoye yiganyire iby'isi ngo abone uko anezeza umugore we. Kandi hariho itandukaniro ry'umugore n'umwari. Itandukaniro, utarongoye yiganyira iby'umwami kugira ngo abe uwera ku mubiri no ku mutima, ariko uwarongoye yiganyira iby'isi ngo abone uko anezeza umugabo we. 3:6 niba hari umuntu urarikira umwari akumva ko iryo rari mutera kumugirira ibidakwiriye, amurongore, kuko ari nta cyaha aba akoze. Hano ntaraharenga arakabigira ngo nongere kuri buno buhamya uri kuduhereza. Abantu benshi turi kurongora kubera twayobowe n'irari, kuko ntekereza ko kurongora nabyo cyangwa se kujya mu muryango nabyo muri muhamagaro nabo kandi yorwamo n'Imana. Ubije igihe cyageze Imana avuga uti oya noneho ubaka, wumvira ryaje ya myaka igera mu 9 wamaranye n'umutware, waduhaye ubuhamya bw'uburyo ubuzima bwari buryoshye. Aza ari umuntu ukatubyite ugukompleta, ukuzuza. Iki nicyo twita umuhamagaro w'Imana. Abantu benshi rero ni mpamvu uvuga ngo n'ingo nyinshi ziri kubakwa, ngira ngo urabibona cyane nk'umwigisha. Ingo nyinshi divorce zarazamutse cyane ku rwego rwo hejuru mu gihugu ndetse no hanze. Ni uko abenshi turongora tukarongora tuyobowe n'irari, tutayobowe n'umugambi w'Imana. Rero mpamvu twabwira abantu bakurikiye kino kiganiro, bakurikiye buno buhamya, ngo twongere twumve icyo Umwuka Wera tuyobora. Kuba muri Yesu neza biduhesha icyerekezo cy'ubuzima tugomba kugenderamo. Ngo ariko uwamaramaje mu mutima akaba adahatwa n'iryo rari ry'umubiri, kandi akaba ashobora kwitegeka, nahitamo kwirinda uwo mwari azaba akoze neza. Nuko rero kubw'ibyo urongora akora neza, ariko utarongora niwe urushaho gukora neza. Aho twagira ngo dusobanurire abantu bamwe na bamwe bazi ko umugisha w'Imana ari ukurongora no kurongora.
bo nicyo bazi ntibazi ubutumwa ntibazi Kristo ariko baramwitire biyita ba Kristo ariko si bo by'ukuri kuko bazi ko kuba muri Kristo ni uko mbona umugabo niba ndi umusore ni uko mbona umugore niba nta mwana ni uko mbyara iyo migisha yose watubwiye ngo iri muri Kristo Yesu twarayihawe ariko ibyo bitabaye bitewe n'aho twicajwe mu ijoro wabikora Efeso 2:6 biduhesha imbaraga zo kugumya kunezerwa ntitwigeze twumva uba depressed muri ubuzima ngo ubabazwe nuko ibyo byose bidahari uwakomeje kugira amahoro uwakomeje kugira ibyishimo uwakomeje kugira umunezero kandi ugumya gukorera Imana abenshi rero bahita banareka gukorera Imana Imana yaranyanze Imana nkunda so rero wenda dusoza ese nta bundi buhamya cyangwa se none muri no myaka ubayeho ko ntekereza ko waba ufite wenda nako turaza kuvugaho nyuma ariko muri iyi myaka umaze nta wundi muntu mwarahuye waciye mu bihe byawe wumva Imana wenda se muri buno buryo kuko wowe numvishije biri mu buryo bubiri hari igihe watinze ariko atari uko abagushaka badahari hari n'igihe wubatse nabwo ari kujya uvuga uti ngenda ashaka kuzakomeza gukora umurimo w'Umwami nta wundi muntu musangiye kuri ubwo buzima yenda hari undi nzi hari couple nzi ariko nagira ngo banze mvuga akantu kajya kanezeza cyane tuvuge abana b'Imana twese turi ba ambassadeur b'ijuru ku isi duhagarije ijuru ku isi turi abasirikare ba Kristo hano ku isi ariko tuvuge nkanjye cyangwa abundi waba umeze nkanjye afite umuhamagaro wihariye tuvuge nk'uko haba ari imbunda zose zirasa cyangwa tuvuge ngo abasirikare bose ariko hakaba umu specialist ukora ibyo abandi badakora nibwo rero kumuhamagara nk'uyu wanjye uba wihariye haba hari umunezero urenze kandi babwiza ukuri nkumva ni Imana unkoresha ikindi kintu donc wampamagariye undi wese atapfa gukora haleluya yes ni specialist muri icyo reka nivuga ngo specialist muri icyo kintu tuko nabyize ariko ubuzima bwanyu Imana yemeye kunyuramo bwangize specialist icyo kintu ku buryo nahumuriza baba nkumva rero mfite umunezero urenze nkumva Imana iranzi yampisemo mushaka kumara uko bye bijya bindenga ntabwo abantu bashobora kumva nezerewe mu buzima bwanjye kubera ko nzi ko nkora ikintu wari wese atakora yes kubera ko biriya byose nanavuze ni umunezero uvuga ngo nabuze tuganira kanabaze vuga ngo narabyakiriye oya ibyo jambo sindyemera ngo narabyakiriye kuko wakira ikintu kikuremereye bigeze bindemerera rero no Kristo ni inzira Imana yinjemo iryoshye kumva ndi igikoresho mu ntoki zayo kumva ndanezerewe kuko mu Kristo niba kiri ku isi hari ijambo nkunda cyane riboneka mu rwa mbere rwa Petero cya 2:9 avuga ngo ariko mwebweho ariko muri ubwoko bwatoranijwe ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abamagaye Imana yamisemo kugira ngo nabamaze ishimwe ry'yampamagaye by'umwihariko muri ya matsinda kubera ko si buri wese waryemo ngo ari nk'umuzi kumva rondi yamisemo muri purembe kugira ngo hari ahantu uhabe ubwo rero ntabwo dusobanukirwa ntitugira gute ni ikibazo wambazaga ruti nta bandi bantu wabuzi wambazaga niba hari abandi bantu nzi bafite babanye neza yenda bataranabyaye muri iyi minsi namenyanye n'umupasitoro n'umuzungu akomoka i Burayi witwa Leon Kafs yakuze ashaka gukorera Imana afite ivugabutumwa muri we ariko ntiyabona abantu bamwangaje ko ntiyari yarize bihagije ariko we muri we yumva afite ivugabutumwa aravuga ati rero ndashaka kujya mvuga ubutumwa ariko nirwanaho kuko ntabwo yari afite abamushyigikira aravuga ati rero ubwo nzajya ngenda mvuga ubutumwa hirya no hino sinshaka ko nyine nzashaka ngo ariko ntabwo nabyara abana kuko abana ntabwo nabona uko mbitaho kandi muri gihe harimo kugenda mbwira abantu bose ubutumwa bwiza nagiye mu rugo nagize gute asigara asaba Imana ngo urampa umugore tubyumva kimwe ubwo rero nakomeza gusenga n'ubu 95 nibwo yari ahantu aza kubona korarije kuririmba Imana irambwira ngo uriya mukobwa wo hagati n'uriya niwe mugore nguhaye ni n'umuzungu ariko umugore ni umwirabura ariko ukomoka mu Bwongereza ubwo rero
baje kuganira, umukobwa nawe asanga nawe nta by'abana ntacyo bimubwiye. Ubu rero bamara imyaka bashyingiwe mu 1995, bamara imyaka 28 babana babanye neza cyane, barakundanye, babyumvise kimwe, bahitamo kutabyara kubera kuba mu murimo w'Imana n'ukuntu bagiye bimuka bagasanga iyo bagira abana bagenda babimura babajyana hariya babasize. Babyumvikanye hakiri kare batarashakana, babyumva kimwe. Ubu nta bana bafite, bamaranye imyaka yose babanye neza, bagiye barera abana babadopta, bafite amazina yabo ariko nta mwana babyaye. Rero baranezerewe, nabo ni abantu banezerewe. Donc bahuye bombi bafite umuhamagaro wo kujya mu murimo w'Imana, bumva abana batabona umwanya wo kubitaho, ngo babahe umwanya wabo. Baravuga uti twe turashaka gukora umurimo gusa, dufashe n'abandi bana bandi, ariko kubera ko nta mwanya twababonera, turashaka umurimo gutya. Ngabo nguko. Ubwo rero babanye neza, nta bana babyaye. Yenda bavuga uti nuko ari abanyamahanga atasi abanyarwanda, umudamu nubwo ari umwirabura ariko si umunyarwandakazi, ariko uko bisa kose bakorera Imana, n'abantu bakorera Imana cyane, bari mu ivugabutumwa rwose. Ariko Imana nuko yabayoboye. Imana ihamagara kwishyura utandukanye, kandi yatubwiye ijambo rikomeye, aratubwira ngo njye kuko nemeye umuhamagara Imana yari impamagaye, nasanze kuko wari utandukanye n'indi y'abandi, nasanze harimo n'ibyishimo biruta cyane. Kuko ndahamya ko hari benshi bagiye gufasha, ukabona nabo bafite ibibazo bagize bijyanye n'ibibazo bisanzwe n'imiryango y'abana, none ugasanga bo barushye cyane, kandi ugasanga bafite abantu benshi bakabafasha. Ntabwo kuri mwaba waraganirije gusoza wenda se ihangayitse imeze nabi, hanyuma ukayiganiriza ikaba yakubwira ibisubizo nk'ibyiringiro. Ntabwo ari couple imwe, kuko ndumva nakubwiye ko nakoraga mu rwego rw'igihugu, ashinzwe imiryango, ashinzwe n'abagore, ni departement ebyiri zitandukanye. Hariyo n'abahamagaraga tukamarana nk'iminsi nk'itatu turi hamwe tuganira, itsinda rero tuvuge hanigera ntahamagaraga abakobwa turi ukwacu. Ubwo rero nze kuri rya tsinda nyine ry'abamama batashatse. Ubwo urumva rero bahavaga bahumurijwe, kuko hari n'igihe hari igihe bamwe kuko imiryango bashatsemo cyangwa umugabo yabaga wamereye nabi, birumvikana. Ariko hari n'igihe umugabo yabaga babwira neza n'imiryango itababangamiye, bo ari bo bateza ibibazo, kubera nyine guhora rakaye, kubera guhora takira, guhora ati ngo ndigendeye, ubwo dutandukane wishakira undi. Ariko hari benshi rero bagiye noneho ikibazo cyaba cyakira. Ntabwo rero navuga ngo ni umwe, ariko rero nzi ko hari abantu bagiye bumva rwose ko noneho baruhutse ku mitwaro, wa mutwaro wabo uzaniye Yesu. Hari n'abagiye banabyara nyuma, hari abagiye banabyara. Hari n'itsinda rwose rimaze iminsi, rimaze imyaka 10 hafi 20. Iryo tsinda bagiye bahura rimwe mu kwezi, nanjye hari igihe bantumira bakaganira ibibazo byabo, bagasenga. Rero Imana igenda ibasubiza, hari Imana igenda isubiza rwose. Rero kuza imbere y'Imana ni ikintu cyiza cyane. unasenga usengera abantu muri rusange, usengera umuryango nyarwanda, kuko urumva wowe ni umuhamagaro utangiye kera mu buryo butandukanye baganiriza. Ndatekereza ko hari n'abandi benshi bahari bagifite icyo kibazo
bakeneye umuntu wawe nangiza cyangwa se bakeneye kumva ijwi ry'Imana kurushaho mu buzima. Numva rero twasubiza mwangire ijambo uvuga kuri bo nanone, hanyuma unabasenga Imana ibane nabo yireke bahishurwe Kristo neza. Iryo jambo kandi bakoresheje kandi niko birivuga na Paul niko yagiye avuga asabira Abefeso, yarabwiraga ngo iki gituma yapfukamira data w'imiryango yose musizarira umugisha aho nk'uko ubwiye no bwishuri ngo amaso imitima yanyu ahweze, yaba ahweze bamenye ibyo biringizwa n'abahamagaye, bamenye n'ubutunzi n'ubwiza buri muri Kristo Yesu butagira akagero. Ubwo butunzi ndifuza ko wadufasha gusenga kugira ngo bugere muri bano bantu bizera, bumve ko ari abatunzi, bumve ko bafite package y'amahoro muri Kristo, bumve ko bafite ipaki y'ibyishimo, bumve ko bafite ipaki y'umunezero, bumve ko uko bameze hamwe na Yesu bitewe na position Yesu yabahaye, umwanya Yesu yabahaye, bumve ko ari abo kunezerwa, ari abo gukomera, ndetse kandi bafite icyo gusubiza abababwira ari amagambo ariko badakoresheje nawe amagambo, ahubwo umutuzo wabo, kuko hari ibisubizo tudatanga dusubije abatubwira ngo ariko twe umutuzo kwacu ukabisubiza byiza kandi tukavuga neza kandi ndagira ngo banze gushimire ko waje kunsura. Nagira ngo urombwire udukurikiye ko mu by'ukuri nta mwana w'umuntu uzaguha amahoro pe. Nzi abagore benshi babyaye abana beza barezwe neza ariko bakaba badafite amahoro mu rugo, ariko nzi n'abandi hari famiye nzi sinirwa nyivuga hano izina ariko benshi barabazi, ntabwo ntibabyaranye ariko babanye neza, bareze n'abandi bana. Birashoboka rero we rero hitamo muri ibiri bavuga ngo bariya mu ngoma za kabiri hari cyangwa ya mbere cyo cya 30 ngo ushyize imbere yawe ubugingo n'urupfu, hitamo ubugingo ubone kubaho. Nawe rero muri aka kanya nshuti yanjye ushobora kuremerewe cyane nuko utabyaye umwana, ukaba bikuremereye pe, watambuka babona basekutu barimo kunseka. Ndabizi nagiye mbyumva nahuye nabo badamu n'abantu haremerewe n'itsinda riremerewe cyane, ariko ushobora kuri aho hantu nawe umva wihebye nta kigenda, baramvuga baranseka ngewe Imana mbese ukumva neza uri nk'igicibwa mu bantu hose, ntumenye ko hari n'abandi bameze gutyo. Ariko ndagira ngo uyu munsi rwose ubuti Yesu ndaje, nanjye noneho ndaje, nanjye ndaje, wa mutwaro wanjye uwunyakire, urandemereye cyane none wuze rwose, kandi urabona arakuruhura. Ubwo uti ibyo abantu bavuga rwose, ubwo uti sinshaka kubyumva. Twabonye ko uyu muntu ari mu ndege hejuru ari ntabwo yumva ibyo hasi bavuga, ntiwabicanye na Yesu mu ijuru rero nta ibyo abantu bavuga bibiha agaciro rwose. Hanyuma icyo nakubwira cyo kandi arakureba ahantu uri, agufitiye impuhwe, ntabwo akwigizayo yenda ijwi rikarishye ndagikarishye, ariko Yesu agufitiye impuhwe ati mwana wanjye ngwino, gutegeye amaboko, ngwino nkurure umutwaro wawe uraremerewe, ariko nyamara ngwino nkuruhure, ujye wumva turi kumwe, aho ugenda hose yumva turi kumwe, uvuga utangire urugendo rushyashya na Yesu uzabe ngo biratungana. Ndumva rero n'umukobwa ukuze nawe twagiye tubavugaho, umukobwa uvuga uti nge nta mugabo nabonye, nge ntabwo bandeba, igihe nge namaze kubona ko iyo niba Imana yaraguhitiyemo kutazashaka umugabo uzabyakira, wumva urabyakiriye. Ariko niba uri muri wese kumva uracyase, igihe kizagera ze. Amina? Yes, igihe kizagera ze, kuko ntabwo Imana yibeshya, ntabwo iyoberwa, ntiburi kugenza abasore bose bo ku isi nkanjye umuntu twabanye nta hantu twari guhurira mu by'ukuri, ariko Imana yapanze ku buryo duhura tukabana, ntaho byari bihuriye. Ariko icyo navuga cyo rero mu by'ukuri, sanga Yesu akuruhura, arabishoboye, azura abapfuye. Daniel yamusanze mu rwobo rw'intare, nawe aho yahagusanga. Shadaraki na Meshaki na Abedinego basanze mu itanura rigurumana, yewe ntahatagusanga. Basara barabyaye, Bahana barabyaye, benshi barabyaye, nawe wabyara. Ariko nubwo waba utarabyara, kandi nicyo ushaka kuvuga, nubwo waba utarabyara Imana yakunezeza. Numva ari amagambo nari mfite ari ayo ngayo yo guhumuriza rwose umuntu udukurikiye wihebye, uretse n'icyo kibazo kandi cy'urubyaro cyangwa rw'umugabo, ushobora kuba ufite n'ikindi kikuremereye, yenda ufite umugabo ariko yagutaye cyangwa abana bakunaniye. Ese agahinda kangana gate uyo wabyaye umwana mwaraza akatuma mama ndakwanga, cyangwa akamukubita, cyangwa icyo gibyo wabigira mu nzira.
dusoza reka dusoze dusenga, ariko nshuti yanjye Yesu agutegeye amaboko ngwino umusange akuruhura. Reka dusenge. Mana nziza mwami icyubahiro, tuje imbere tugushimiye ko ijambo ryawe ari rizima. Twe nta magambo twakwibonamo yo guhumuriza umwana w'umuntu ubabaye. Birumvikana ko arababaye, ari ahantu hazi ko niba utabyaye nta gaciro ufite, niba utabyaye nta kamaro umaze, kuki wagiye gushaka umugabo, kuki yebaba we. Ariko wowe burebana amaso y'imbabazi buri wese, kandi umubwira uti ngwino ndakuruhura. Reka agusange, nta mwana w'umuntu wamuhumuriza, nta jambo na rimwe ryamuhumuriza, ariko wowe urahumuriza, wowe utanga amahoro mvajuru, amahoro itaduha wowe urayaduha. Papa nsabiriye buri mwana wawe wese uremerewe n'iki kibazo cyo kuba atarabonye urubyaro, kandi wabasubiza rwose ukabaha urubyaro. Birashoboka, nagiye mbabona abantu bari bamaze imyaka 20 n'ingahe ukabaha abana, abari baravanye mu matrice bakabaha abana. Papa nabonye ibitangaza mu buzima bwanjye, wabafasha n'undi ukabaha abana, ariko mu gihe bataranababona cyangwa icyo nzi nuko buri ugusanze wese ntabwo ujya kugenza. Icyambere umuhamaro mvajuru, ahasigaye n'ibindi byose ukabimuha. Mana abakobwa rero bategereje abasore barinde kwiroha, gupfa kuvuga ngo dore imyaka yagiye ngo mpfiye gupfa kugenda. Oya, ntibagapfe kugenda, bajye bagenda basanze umuntu babyumva kimwe, basenga nibasenga ashaka usenga, bajye bagusanga agiye gupfa kugenda, kuko birane bwagira bakicuza. Abakobwa rero turabakweretse, abakobwa basengera abagabo bumva barengeje imyaka, reka uriho nta myaka irenga, igihe gikuri kigeze aho ubakwiriye. Mana rero n'aba basore nabo bahumugisha, batwafatanyije iki kiganiro bahumugisha, kandi bashyiramo ko byose by'umugisha tubisabye mu izina rya Yesu.